ndabyibuka twari tuvuye ahantu kure tuvuye muri shoot ariko ngewe numva nananiwe ndetse nabize n'ibyuya byinshi. Nabonye akagezi gafite utuzi twiza dutemba, mbwira abo twari kumwe ati mwe munyihanganiye mbanze nkarabe ndumva ntameze neza mbona uko nzamuka gasozi. Bose barivumbuye baravuga ntitwagutegereza igihe uri bumarire gukaraba kandi twifitiye gahunda nyinshi. Barambwira bati niba ushaka gukaraba genda ukarabe twebwe tubaye tugiye ubwo tuzakomezanya ubutaha. Umwe mu bo twari kumwe aravuga ati ngiye simusiga, yemera guhamana nanjye tujyana koga ku kagezi kari gahari. Ni akagezi gasuma neza gafite utuzi twiza tubereye ijisho. Kutwoga byari byiza cyane ko izuba ryavaga. Naragiye ndiyambura ndakaraba ndetse umwe muri abo bantu twari kumwe amfasha koga. Yaramfashije nk'uko mubibona ankarabya mu mutwe kuko nari mfite dread kandi zari zanduye, zari zagiyemo ivumbi ryinshi bitewe n'aho twari twaturutse. Twarakarabye kuko nakekaga yuko umuntu ashobora gukenera gukaraba. Nari nitaje agasabune ndetse bitewe n'ahantu twakoreraga numvaga yuko umuntu ashobora kugira ikibazo akagwa nk'ahantu habi akabura ukuntu akaraba cyangwa se akagwa nko mu isayo, cyane ko shoti twayikoreraga ahantu habaga hari isayo ndetse hari n'amazi menshi. Niyo mpamvu rero nari nitwaje agasabune. Twaragiye turakaraba ndetse bitwara akanya rwose kuko wumvaga koga muri utwo tuzi ari utuzi twiza. Abantu benshi bazi yuko utogeye mu rugo biba birangiye, ariko nk'umuco wacu wa Kinyafurika kuva na kera kose ntabwo abantu bogeraga mu ngo, ahubwo wasangaga abantu bakarabira mu gasozi, cyane kutugezi nk'utu dutemba, ku mariba n'ahandi hatandukanye bidasabye yuko umuntu yogera mu rugo. Niwo muco rero wa Kinyafurika waturanze kuva kera. Iyo abantu babaga bahuye baragiye inka, ihene, intama, wasangaga bakarabira ku mariba aho babaga bashoye cyangwa se baragiye izo nka. Ni ukuvuga ngo rero uyu niwo muco wa Kinyafurika wo kogera mu gasozi ndetse na n'ubu ngubu biracyakoreshwa mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika, aho usanga abantu bogera mu gasozi bitewe n'ibintu bakora batabonye umwanya wo kujya gukarabira mu rugo, nko kujya kuragira se, kujya guhiga, bakoze trip cyangwa ingendo zitandukanye. Umuntu akaba ashobora kwiherera ahantu hari akagezi, hari utuzi dutemba, hari umugezi usoma agakaraba. Ibi ni ibintu bisanzwe. Twarakarabye rwose bitwara umwanya munini kuko byari bishimishije gukaraba ayo mazi. Ibyo bita rero African village. Ibi ngibi biramenyerewe cyane nko mu bihugu bya Ghana, Kenya, Tanzania, aho usanga abantu bakarabira ku gasozi. Mu Rwanda rero nubwo iterambere rigenda riza ugasanga abantu bakarabira mu ngo, ariko siko byahoze. Ni byiza rero ko dusigasira umuco wacu kuko nibi biri mu gushyigikira umuco nyarwanda. Nuzaba uri ku rugendo, ufashe urugendo rurerure, ntuzumve yuko ugomba gukaraba ari uko ugarutse mu rugo. Uzafata agasabune, ufate icyangwe n'utuvuta udukubite mu gikapu, kuko hari aho uzagera wumva umeze nabi kandi ukeneye gukaraba. Wigera ahantu ku kagezi hari utuzi twiza ukarabe, maze nurangiza ukomeze urugendo. Kuba ibintu ugiye kujya mutwoza nk'uko bimeze. Mwanga tubacike tujye kwishakira abandi. Kuba hose
hose woga se urangije kunywa umuti wagiye Baba